murabizi ko bitabaye muri Rubavu gusa byari mu turere twinshi cyane. Muri aka kanya mbavugisha abo tumaze kumenya twavuze twatakaje Abanyarwanda 130. Hari aba hano muri Rubavu, hari abo muri Burera, hari abo muri Ngororero, hari abo muri Karongi, ni henshi cyane. Tumaze gutakaza 130 kandi turacyanashaka ko hari abandi ibirambi kibura, abantu kikibura, umubare bapfuye ushobora kwiyongera. Mu by'ukuri rero ni ibiza byatubiririye byagura igihugu cyacu, amazi menshi, isuri, ndetse byatumye amazu agwa ku bantu. Ndagira ngo rero nongere gushimira ababigize uruhare gutabara vuba, cyane cyane n'abaturage mwataye bagenzi banyu, ariko mbabwira ko na leta itari kure. Aha rero naje bazaniye ubutumwa bwanjye kwa Perezida wa Repubulika. Ejo mwabonye ko yabandikiye ababwira ko rwose ari kumwe namwe, ariko uyu munsi yantumye ngo nizire muhagararire mbabwire ko turi kumwe noneho mutureba ahangaha, twaje kubafata mu mugongo. Perezida wa Repubulika yantumye ngo mukomeze mwihangane kandi leta irabafasha uko ishoboye kose. Umukuru wa polisi twese n'izindi nzego twese twaje kugira ngo twifatanye namwe, ariko cyane cyane nagira ngo babwire nk'uko mwabyumvishe umukuru w'igihugu yatumyeho akabwira ati nzaba hafi. Nagira ngo babwire ko nanjye ndi intumwa ye, yantumye kubabwira ko koko abari hafi, aho tugiye gushyingura abacu batwaye n'ibiza, twabonye byaba birakomeye, ariko mukomeze mwihangane. Hanyuma hano tuhanyuze kugira ngo tunababwire ko mwasigaye tuje kurakuma icyo kurya, twabwiye ko tuzabizi ko mwataye kugira ngo icyo kurya, ibyo kuryamaho, ndetse twanabacumbikiye muri iri shuri. None aha turi kuvugana hamaze gupfa abantu 130. Iyo urebye usanga Rubavu, Rutsiro, Karongi, Ngororero na Nyabihu ariho hapfuye abantu benshi. Bivuze yuko amajyaruguru n'uburengerazuba ikibazo cyabayemo, ariko ntabwo bukana ari bumwe mu turere twose. Hanyuma hamaze gukomereka abantu 77, 36 bari mu bitaro, kandi byumvikane neza yuko bagomba kuvurirwa ubuntu. Hari abantu 5 babuze kugeza none hatuvugana, uvuye imirambo yabo ndiraboneka. Noneho tugiye mu byatsenywe, hari amazu arenze 5,574 yasenyutse, by'umwihariko muri Rubavu ko hasenyutse arenze 3,300. Hari amazu 2,500 arenga nayo ubona ko ashobora gusenyuka atameze neza. Bivuze yuko rero ayo mazu yose arasenyutse n'ayenda gusenyuka, abaturage bagomba kuyavamo byanze bikunze kuko imvura iracyagwa. Ikindi rero twavuga tutagiye wenda muri detail cyane ni imihanda yasenyutse, ibikorwa remezo, amazi, umuriro. Iyo mibare yose tumaze kuyibona ku buryo uyu munsi tubone ishusho yuko ibyangiritse byose ari ibirebana n'ibikorwa remezo, ari ibirebana n'abantu bavuyemo, tumaze gusobanukirwa uko bihagaze. Ingamba ya mbere yanafashwe n'ejo ni ukubwira abantu cyane cyane aho ngaho bafite amazu yasenyutse cyangwa se n'agihagaze ariko ubona ari ahantu amazi anyura, basabwe ko bagomba kuhava. Bakahava, bababwiye amasite bajya hatandukanye bashobora kwakirwaho kugira ngo bahabwe ubufasha bw'ibanze. Icyo ngicyo abantu baracyumvise, bari basabye ko bitaneze saa 12 abantu baba bahavuye. Hanyuma ikindi, niba abantu babifite mu bunararibonye bakubwira bati nawe turabona ahantu inzu yawe yubatse, iyi mvura iragwa muri kono kwezi, ejo n'ejo bundi nawe byakugira ingaruka, bakagusaba kuhava, nawe ugomba kuhava. Icyo ngicyo rwose nta gushidikanya ugomba kubaho. Ikindi nuko nyine hari amasite atandukanye, abantu bagerageje kubabwira kujya ku masite yegereye aho batuye, haramutse yuzuye yajya no ku yindi site kugira ngo babashe gufashwa. Hanyuma kubirebana no gushyingura abantu, hari abatangiye gushyingura. Kubirebana no kuvura abantu, ibyo ngibyo leta nayo igomba gutanga ubufasha kugira ngo ibyo bikorwa bikorwe neza. Abaturage ntekereza yuko ntabwo bakwanga kumva ibyo bagirwamo inama, cyane cyane niyo babona ibintu nk'ibi byabaye. Ngarutse no kubyo Perezida wa Repubulika yavuze, ntabwo yavuze ko agiye kubyikurikirana, ahubwo yavuze ko harimo abikurikirana. Yabikurikiranye kuva ibiza bikiba, rwose ntabwo yatangiye kubikurikirana nyuma y'iriya tangazo. Hanyuma rero hari ibihe turimo bigaragaza ko ibihe byahindutse.
ejo izuba rishobora kuva cyane ibintu bikuma cyangwa se imvura ikagwa cyane bira bya climate change ngiye mbona twarabigezemo hari ibiba natwe nk'abantu utagira icyo ukoraho ariko birasubizwa n'icyo nari mvuze mbere gatoya niba babifitemo ubunararibonye abafitemo ubuhanga baje bakakubwira bati nubwo inzu yawe itarasenyuka ariko ejo bigenze gutya yasenyuka ugomba kubumva ukahava ariko nanone ntitwibagirwe ibyo byose bijyana na mikoro y'igihugu reka dufate byonyine ahantu ejo twari turi hano muri Rubavu Mahoko kumanuka kugera kuri iriya koleji Nyemeramihigo kubwira leta ngo nimura abantu batuye kuri uriya muhanda wose amazu yarasenyutse ni ngombwa ko bahava kubera yuko ejo n'ejo ubundi sebeya ntizabisha kongera kuzura ariko ntabwo bapfa kubabwira gutyo wenda bisaba amamiliyari nk'uko bivuze kugira ngo bongere batuzwe ahantu hatazashyira ubuzima bwabo mu kaga gahunda irahari ingengo y'imari irashakishwa ariko ntabwo amikoro y'igihugu cyacu yatwemera guhita tubikora icyarimwe mu gihugu hose ubwo bizagenda bikorwa mu byiciro icy'ingenzi ahubwo nk'uko bivuze ni uko abaturage nibabibwirwa bagomba kumva yuko atari ukubahemukira cyangwa se kubasagarira ahubwo ari ugushaka gukiza ubuzima bwabo noneho bakagendera kuri gahunda leta ibahaye rwose nk'uko bivuze ubushobozi bw'ibanze bwa mbere ejo guverinoma y'u Rwanda yarabutanze nakubwiye gushaka abantu bajya amahema bararamo ibyo bitwikira nk'ibiringiti ibikoresho byo mu gikoni ifunguro ibyo ngibyo rwose leta y'u Rwanda yahise ku ikubitiro ibishaka hari amadini yafashije bakaba baguha ishuri bakaba baguha sare yo gushyiramo abantu ngo bararemo niba amahema ataraza hari ingabo zahagurutse rugikubita polisi abaturage barafatanya gushaka iyo mirambo yagwiriwe n'inkangu yagwiriwe n'amazu ni ukuvuga ngo ubutuma nabwo ubufasha bw'ibanze rwose abanyarwanda hagati yabo ndetse na guverinoma yabo barabutanze ngo rero ko imibare yagiye iboneka n'ahandi ubufasha bwaza rwose tukabwakira ariko ubw'ibanze leta yahise ibutanga ntatekereza ko abantu yapfuye abantu 130 barenga amazu 500 agasenyuka kandi mumenye yuko iyi mvura iracyahari muri ino minsi 10 icy'ingenzi ni uko leta y'u Rwanda nubwo yatungurwa ariko nibura ibasha gutanga iby'ibanze ariko ntawanga ubufasha aho bwava hose icy'ingenzi ni uko leta y'u Rwanda iba yakoze ibyo igomba gukora.